Murakaza neza muri Sound Mind Company Limited, aho dushobora kukwigisha indimi mu gihe gitoya ukahavura intyoza mu kuvuga ndetse no mu kwandika, aho tubigisha Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili, Ikinyarwanda, kandi tukaba dushobora no kukwigishiriza ku mirongo y'itumanaho, aho dushobora no kukwigishiriza online ibyo mukunze kwita ku mbuga nkoranyambaga. Kandi ikindi nkuko twabibabwiye, tukaba tubafitiye ibitabo bisobanuye muri izo ndimi zose, aho dufite igitabo cy'Icyongereza gisobanuye mu Kinyarwanda, igitabo cy'Igifaransa gisobanuye mu Kinyarwanda, igitabo cy'Igiswahili gisobanuye mu Kinyarwanda, ibitabo by'abana b'incuke ndetse n'ibitabo mfashanyigisho. Dukora ihinduranyandiko n'ubusemuzi, harimo impamyabumenyi, indangamanota, amasezerano, ibitabo n'ibiganiro, byose tukabihindura mu rurimi wifuza. Dukosora ibitabo tukanabimurika, tugukosorera igitabo tukagishyira ku rwego mpuzamahanga. Dutanga inama za kinyamwuga ku burezi bufite ireme n'imirerere myiza y'abana. Murakaza neza muri Sound Mind Company Limited, aho dukorera Kigali Kimironko. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara 0788 7692 0788 7692. Murakaza neza muri isa. Muraho neza abakunzi b'ibiganiro bica kuri y'imiyoboro yacu Success Mentor na Sound Mind Company. Bishimiye kugaruka mu kiganiro kugira ngo tuganire ku ngingo y'uburezi n'uburere, cyane cyane kari yo ngingo dukunze kuvugaho nubwo tutabura no kuvuga ku zindi. Mwiyumve mwikaze, wowe niba ari ubwa mbere uje muri iki kiganiro, urebe hasi ahanditse subscribe ukandeho, kandi like ndetse na share. Ibi bizatuma uzajya uhitubona ubutumwa kwereka ko hari ibiganiro bishya twashyitse no mu muyoboro wacu. Turagarutse rero kugira ngo tuganire ku nsanganyamatsiko igira iti kamere eshatu z'abana buri mubyeyi wese akwiriye kumenya. Kamere eshatu z'abana buri mubyeyi wese akwiriye kumenya. Kurera kino gihe biragoye, uretse ko na kera abantu babishobozwaga n'ubufatanye, ariko uyu munsi ho biranasaba n'ubumenyi ndetse n'ubufatanye butaretse. Kagorana rero ko igihe cy'uyu munsi kigoranye kuko umwanya wabaye mutoya, ariko tugenda twungurana inama, duhana ubunararibonye, dusangira amakuru, twumva n'ubuhamya, hari ibibazo bigenda bikemuka kuko tubikesha abenshi mu babyeyi bagiye baduha ubuhamya batangiye kumva ibiganiro byacu n'ingaruka bizagiza. Uyu munsi rero nawe n'uwawe, niba uri umubyeyi ufite abantu urera, ni byiza ko ukurikirana kandi ukazajya ukurikira kenshi ibiganiro byacu, kandi ukazaduha ubuhamya bw'icyo bigufasha. Twakwibaza tuti abana se batandukanye bate? Abana buriya nubwo baba babyarwa n'umubyeyi umwe, kugira ngo nubwo bavuka ari impanga, byanga bikunze baratandukanye, dore ko n'ubundi muri rusange abantu twese tuba dutandukanye. Ibi rero bigaragara cyane mu mirerere yabo, mu myitwarire. Umubyeyi kumenya kamere z'abana be bimufasha kumenya ko afasha buri mwana, akamenya ibyo akeneye, aho agomba gushyira imbaraga, icyizere yamuha, mbese n'ibitagomba kumutungura. Izo kamere rero ni izi zikurikira. Hari umwana baribwiriza, hakaba umwana barabwirizwa, ndetse n'umwana witwa tereriyo. Kamere z'abana ni izi zikurikira. Hari umwana baribwiriza, hakaba umwana barabwirizwa, ndetse na tereriyo. Aba bana rero tugiye kureba uko buri mwana ateye muri iyo kamere ye, n'icyo umubyeyi yakora kugira ngo buri mwana uko ateye muri kamere ye nibura ashobore kugera ku rwego rwiza ruzamufasha kuba umuntu ushyitse, wuzuye, kandi wigirira akamaro, ndetse agakemura n'ibibazo yaba afite muri kamere ye abifashijwemo n'umubyeyi, kandi ntagirane ibibazo bikomeye n'umubyeyi, dore ko rimwe na rimwe hari igihe usanga ababyeyi bagirana ibibazo n'abana bitewe no kutumva neza uko buri muntu ateye. Umubyeyi akaba yashaka ko uyu mwana amera nka naka, nka mugenzi we, kandi batandukanye muri kamere ye, rimwe na rimwe n'ubufasha ugasanga buragorana. Kumenya ibi rero nk'umubyeyi bishobora kugufasha kumenya uko umwana uzajya umutwara, kumenya uko uzamufasha, yewe no kuba wamumenya uko umuteganyiriza mu gihe cye cy'ubuzima buzaza.
reka duhere rero ku mwana wa mbere ari we Baribwiriza. Uyu mwana Baribwiriza ni umwana uteye ubwuzu cyane, mbese ajya kumera nk'umuntu mukuru witwara neza. Ni ukuvuga iki? Baribwiriza ni wa mwana niyo yaba ari mutoya usanga asa naho ashyira mu gaciro, akamenya igikwiye, akamenya icyo umubyeyi yanga, akamenya ikintu gifite akamaro. Urugero, ni wa mwana ushaka nko gusiga mu rugo yenda utibutse kumubwira ngo akore iki n'iki, ariko ukaza gusanga we yabitekereje, abonye ko ari ngombwa aragikora, kandi ugasanga cyari ikintu gikwiriye cyane, aho kwibaza impamvu utagitekereje ukimwibutse, ukagira ngo yenda nuwa bimubwiye, cyangwa ukagira ngo ni ubwa mbere, n'ejo bundi akabikora. Bene uyu mwana rero yorohera ababyeyi kurera, kandi ni wa mwana usanga adateza ibibazo. Ukagenda akura, agenda arushaho gufasha ababyeyi be, ndetse n'iyo afite barumuna be usanga agira uruhare runini mu gucyaha barumuna be, mu kubitaho no kubunganira, ndetse no mu bimureba bye, ari ukwiga, ari ibyo agomba gukora, ari ukwirinda ibibazo. Usanga ari umwana uteye ubwuzu, ababyeyi baramwishimira cyane. Ntekereza ko ababyeyi benshi bakwifuza kugira umwana Baribwiriza. Mu kurera uyu mwana rero, bimwe mu byo wakora cyane ni ukumutega amatwi akenshi, ukumva ibitekerezo bye, ukumva amarangamutima ye, ukumva intumbero ze, ukumva uko yakira ibintu n'ibi. Rimwe na rimwe uyu mwana usanga ndetse ari na wa mwana ujora ibintu bitameze neza, kubera ko nawe yagize uburyo n'ububasha ashobora gukora ibintu bikwiye, akareka ibintu bidakwiriye. Mu rungano rwe usanga ari wa mwana ushobora kwibutsa bagenzi be ko ibyo bakora atari byo, bishobora kubagiraho ingaruka. Usanga ari wa mwana ushobora kugira inama ababyeyi. Mbese muri make uyu mwana usanga ateye ubwuzu. Mu kumufasha rero, ko tumaze kubivuga, harimo kumutega amatwi, ukumva ibyo atekereza, wakumva ari ibintu biboneye nawe wari watekereje, ukamushyigikira. Ikindi ni ukumushimagiza mu bintu byiza yibwirije gukora. Urugero, niba yenda yari yasigaye nko mu rugo, mwanditse nk'imyenda, nk'imvura ikagwa, akibwiriza akayanura, ukamushimagiza, ukamwereka ko icyo kintu yakoze ari ikintu cyiza cyane. Ikindi ni ukugerageza kumuba hafi, ukumva aho nawe agira impungenge, agira intege nkeya n'ibimutera navuga ngo amakenga, kugira ngo uhere kuri bya bindi akora neza, umwereke ko n'ibindi ashobora kubikora, kandi ukagenda umuhugura, umusobanura, umwereka utuntu n'utundi. Mwaba mwatemberanye, ukamubaza utubazo, mukaganira, hanyuma ukanamubaza ibyo yabonye, icyo byamwigishije n'ikintu yabivanamo. Ku ishuri niba ari umwana wiga, ukaba wamubaza intego afite mu masomo ye, umwanya ashaka kuzaba ari uwa kangahe cyangwa kuzabona, amanota yifuza kuzabona, n'igituma yizera ko ayo manota yabona, ndetse ukagenda yigira hejuru, ukagira n'aho wamubaza umwuga ashaka kuzakora n'ibindi n'ibindi. Uyu yari umwana witwa Baribwiriza. Tumaze kubaganirira ku babyeyi mufite abana batandukanye, ngira ngo mu bana banyu mwamaze kubona niba hari urimo cyangwa se niba hatari urimo. Reka turebe indi kamere ya gatatu y'umwana usa naho yakurikiye mu myitwarire, twise Barabwirizwa. Umwana Barabwirizwa we ni nka murumuna wa Baribwiriza. Uyu nguyu Barabwirizwa ni umwana ukenera kuyoborwa, agahabwa umurongo w'ibyo agomba gukora. Iyo umubwiye ibintu akora, abikora neza, akabikora neza rwose, akabyubahiriza. Gusa ikibazo cye, iyo ntacyo wamubwiye, ntabwo ari kenshi atekereza kubikora, cyane cyane ko ashobora gutekereza ko bitemewe. Ni ukuvuga yuko aba ari umuntu ugendera ku mategeko no ku murongo, rimwe na rimwe akaba hari ahantu akigira icyizere gihagije, kuko aba yumva yuko ibintu byose bikwiriye guturuka ku muntu mukuru. Uyu rero mu byo wamufashamo ni ukumuha umurongo, n'umurongo umuhaye ukamwereka impamvu yawo, kugira ngo nawe awumve neza, ugamije yuko mu gihe runaka nawe ashobora kuzamuka, agatera intambwe, akagera ku rwego rwa Baribwiriza. Munsi y'uyu mwana turahasanga umwana Tereriyo. Uyu ni umwana ugoye cyane kurera, kubera yuko ni umwana ukenera ko umuba hafi, ni umwana ukenera ubufasha bwinshi, ndetse ni n'umwana ukenera kwihanganirwa cyane. Usanga ari umunebwe, ari mu mitekerereze ye, mu bitekerezo bye, usanga ari no mu myitwarire cyangwa mu mikorere ye. Muri make aba asa naho ahunga icyitwa inshingano n'umurimo. Uyu rero kugira ngo umufashe, ni uko ugomba kumutegurira gahunda y'ibintu ashinzwe mu rugo, ibyo agomba gukora,
kandi byanaba ngombwa ukamuha igihe ntarengwa agomba kuba yarangije kubikora ukurikije uburemere bwabyo. Nanone kandi ugateganya ingaruka ashobora kwibonera nawe ubwe mu gihe yaba atubahirije ibyo wamusabye ko agomba gukora byari bikwiriye. Iyo agize ikintu cyiza akora yenda mu byo wari wamubwiye kigoranye cyangwa se rimwe na rimwe ashobora kugira nawe ko yibwiriza, ni byiza yuko umushimagiza kandi ukamwereka yuko iyo yakoze ibintu byiza bigira igihembo cyangwa inyungu zikomeye. Ibi rero gahoro gahoro bigenda bimufasha kwikubita agashyi, rimwe na rimwe ndetse ukaba wamusiga nko mu bintu bigaragara yuko hari ibintu ashobora kubona ko ari ngombwa, kugira ngo rebe yuko nibura hari ikintu atekereza kuba yakwibwiriza gukora. Yaba atagikoze nanone ukamubaza impamvu, ukamwereka ndetse tubabona ko byari ngombwa ko yenda ufunga ruriya rugi kubera yuko wabonaga ko bwije, ukamwereka impamvu y'ibintu. Gahoro gahoro nawe akagenda yikubita agashyi. Nanone mu gihe ataragera kuri iyo ntambwe wifuza ukamwihanganya, kuko nyine aba ari uko ateye, ntumugereranye cyane na ba bandi bitwara neza cyangwa umwe wa mbere, ariko ukamwereka ko muri we hari ibyo ashoboye gukora, kandi ukamwereka ko iyo akoze ibyiza bigira inyungu kuri mwese no kuri we, kandi niyo akoze ibibi cyangwa se ntiyibwirize gukora ibi n'ibi ntagire icyo yitaho, ukamwereka ko bigira ingaruka, ukamuha n'ingero zitandukanye. Muri make izi ni kamere eshatu zigaragara cyane mu bana. Izi kamere kuzibona mu bana ntabwo bishingiye cyane cyane ku myaka, ntabwo binashingiye ku rwego rwa mikoro ku mashuri, ahubwo nyine ni kamere umwana aba yifitemo. Ariko iyi kamere ishobora kugira ibintu bitandukanye biyitera, ishobora guturuka nko ku bushobozi bwo gutekereza, ishobora guturuka ku marangamutima. Hari nk'abana bikunda cyane ukumva ugasanga we ibintu byose yabikorerwa, ariko ni byiza yuko muri rusange buri mwana wese yakagombye kugira uruhare mu buzima bwo mu muryango, ndetse no kugira inshingano akora ku buzima bwe bwite, ari mu rugo, ari ku ishuri ndetse n'ahandi, kuko ibi nibyo byorohereza umubyeyi kandi bikamufasha kugenda yiyubaka, akura, yaguka, ndetse yaba mukuru akajya mu nshingano, ugasanga nta bibazo byinshi akunze guhangana nabyo, ahubwo afasha abandi mu kubikemura. Murakoze gukurikira kino kiganiro. Twiteguye ko muzaduha ubuhamya, mukatubwira niba ibyo twababwiye mwabibonye mu buzima, mubibona mu bana, ndetse n'inama twatanze abazigerageje icyo zabafashije, mbese mukaduha n'ibindi bitekerezo. Tukabibutsa ko rero mu kudutera inkunga mwakanda subscribe, ukiyandikisha kuri uyu muyoboro wacu, mugakanda like utwereka ko ikiganiro mwagikunze, mugakanda share musangiza bagenzi banyu ibi biganiro tubagezaho, hanyuma tukaguma dufatanya, ndetse mukaba mwatugezaho n'ibitekerezo ku bindi bintu mwifuza ko twazabateguraho ibiganiro. Mugire amahoro, turi kumwe iteka ryose, duharanire kurera neza.